korera umuntu akagira yego atera arwaniraho ariko akagira n'ibihanda arwana nabyo yego kuko ngo yego iyo uri kurwanira ahantu utashoboye kumenya umwanzi mu rwano uwo ari we ntushobora gutsinda urugamba. yego yego Aha ngaha rero byansabye kugira ngo manze maîtrise situation y'ahantu, menye ibihanda bikorera aha hantu, yego menye neza nizihe mbaraga zirwanya iki gice kugira ngo nshobore gukora umurimo w'Imana iyo uko myaka niko 10 kuri na menye uburyo irenga. hano Nuko mu by'ukuri nashoboye kwinjira mu ndiri y'umwanzi mu buryo bukomeye. Rero yego birabantu turwana n'abafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mu kirere n'imbaraga z'ahantu hatagaragara. Mu yandi yego imbaraga zo mu kirere n'imyuka y'ahantu hatagaragara, hari imyuka ituruka muri iki kiyaga cya Kivu, imbaraga zitsikamiye. yego Babona duteganye na Kongo, izo zose n'imbaraga zituruka mu mazi twagiye turwana nazo. yego yego Hano hakaba hari igihanda mu by'ukuri twakwita n'umudayimoni utera abantu kurwara bagafatwa n'ibintu by'imyuka yo yego kuvugishwa ndetse no kuremara bita ngo ni ibitama. yego Iyo myuka twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe abakunze bacu bo kuri ndi umukristo. Reka tubabwire ngo amahoro Imana itanga, imigisha Imana itanga ibagereho aho muherereye hirya no hino. Turabasuhuje abari Amerika, abari mu Rwanda, abari Aziya ndetse mu bihugu bitandukanye, mu mahanga atandukanye, abantu mwese mushobora kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ni mwene Sorabani wongeye kugaruka hano kuri ndi umukristo TV. Twagize urugendo, twagiye mu ivugabutumwa mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Kivumu, harya mu kagari Kanganzo, mu kagari Kanganzo, muhe mudugudu umudugudu wa Rwinyoni. twasuye hano umukozi w'Imana, muramuze kuri Gone Arike TV no kuri ndi umukristo. Mu byashize mu mezi yatambutse yarahanyuze mu ivugabutumwa, none niwe twasuye ku rusengero rwiwe. Ng'abakunzi bacu mukunze kudukurikirana kuri ndi umukristo no kuri Gone Arike TV, niyo mpamvu twifuje kubasangiza iri vugabutumwa ryose twakoreye mwaka karere. Twebwe hano twaturutse mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rugerero. Turaza byari bitugoye cyane, ahantu rimwe binyabiziga kuhagera biragoranye, ariko kubera Imana twahageze, tuhakorera Imana. Amen. Niyo mpamvu ng'abakunzi bacu tubazaniye uyu mwene data, none umukozi w'Imana usizwe. Nimbabwira ngo ni umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana, mubimenye ko ari umwana w'Imana. Bya bindi byose tubabwira ko tuzi gusengera, nawe Imana yamugabiye kwizo ngabire. Yamuye kwizo mbano kugira ngo nawe Imana imukoreshe mu gihe gisa niki, kugira ngo Uwiteka Imana asheresheho guhabwa icyubahiro. Nanzire kumwihererana, navuze nire kanse nawe namye mubereke kugira ngo abasuhuze, namara kubasuhuza ababwire ijambo ry'Imana, abahanurire, ababwire Imana mu izina rya Yesu. Kandi niba urwaye witegure ko ari bugusengere. Turabahereza n'akanomero kiwe, muzamuvugisha kugira ngo ajye abasengera kuri bya bibazo byose tugenda duhura nabyo mu buzima butandukanye. Sawa rero, Imana ibane nawe cyane, katugusabe usuhuza abakunzi bacu, umukozi w'Imana. Murakoze cyane kutwakira ndetse no kuduha ijambo. Dushimiye Imana kubw'uyu munsi, abadukurikiye bari mu migabane itandukanye ndetse n'abazakurikira iki kiganiro. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kuba umugisha kandi bagirire neza. Ni ukuri dukomeje kuba mu muhamagaro wo kwemera iby'Imana yadutegetse gukora. Tubeshwaho n'ubuntu bwayo kandi turiho kubw'impano yatugabiye. Dufite ingabire ikomeye yo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza ku isi hose. Turabakunda rero, kandi mu by'ukuri turabashimira uburyo mwitanga n'uburyo mwitabira kumva ibiganiro by'abakozi b'Imana batandukanye. Dushimira abakozi b'Imana na Pastor Abane kuva Rubavu bakaba bageze hano muri Rutsiro. Turanezerewe ku bwanyu. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze kubarinda. Amen, 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 amen. Urakoze cyane gusuza bene data badukurikiye ku migabane itandukanye hirya no hino ku isi. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe cyane. Nukuri ahantu twagenze hari ho muri Bonamakawa, turi hafi y'ikiyaga cya Kivu, hepfo hano dongo twatembeye turi kugera ku mazi nyirizina byadutwara nk'iminota 10 yonyine tumanukiye hano. Ni ahantu heza cyane, hari ubwiza nyaburanga, kandi Imana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza. None mukozi w'Imana mushumba, ahantu ujye uturuka uje naha ku murimo w'Imana, kuko iwawe ndahazi, naho uyobora itorero naho ndahazi. Reka ngo baze mutondo nga dutatu. Ni kuva aho utuye kugera hano, ni izihe nzitizi uhura nazo? Kuko turebye uburyo ntacyo twaje kugera hano,
kandi uyu munsi twabonye byinshi, twahuye na byinshi byadusabye kwihangana. Ibiraro mu mihanda, umuhanda udakoze neza, ukahakora umwaka umwe wowe, imyaka 2-3, ndago nzi imyaka umaze hano mu ivugabutumwa, ningiziye nzitizi waba warageze ku buryo ng'abakunzi bacu twajya tunagusengera. Ya, murakoze cyane kumbaza ikibazo cyiza, kandi icyo kibazo ndagikunda, kandi kugisubiza biranyorohera cyane, kuko mu by'ukuri ni umuhamagaro udasanzwe wo gukora umurimo muri ubu buryo. Nkanjye Pastor Bimenyimana Jerome, ndi umushumba mu itorero Zen Temple. Yego. Dukora muri ministeri yitwa Authentic Word Ministry, cyangwa se ministeri y'umurimo w'ijambo ry'ukuri. Mu by'ukuri uyu ni umuhamagaro ninjiyemo muri 2007 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 23. Niho twafunguye itorero mu isantere aha duhagaze, dutangira gukora umurimo w'Imana, tuza kuvuga ubutumwa mu buryo bwa filime, mu buryo bwo kwerekana amashusho, kuko nta terambere ryari ryakahageze muri iyo myaka ishize ni myinshi. Tuje kuvuga ubutumwa abantu bari mu by'ukuri rero, tumaze kuvuga ubutumwa abantu barakizwa, bamaze gukizwa bakira Yesu umwami n'umukiza, umwami Mana ikomeye ibintu bikomeye. Amfatira harambwira tugomba kuba ahantu muri iki gice aba bantu bakijijwe bihannye, ukabungabunga uyu mukumbi ni intama nguhaye. Yego. Kuva ku izo tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2007 kugeza uyu munsi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu 2026 ndacyaraha, sindabava, ndacyakora umurimo w'Imana iyo myaka yose igeze kuri hafi 18 irenga. Nkora umurimo w'Imana, nagiye mu n'inzitizi zikomeye kandi zitandukanye. Mu by'ukuri umuryango wanjye ntiwashoboye kuba aha ngaha, wabashije kujya gutura Gisenyi kuko babonaga ariho hasa n'ahari iterambere rishyitse. Banga kuba aha ngaha, ariko nabahaye agaciro kuko nanjye kuhaba ntago byari binyoroheye. Ariko kubera ko narwanaga n'umuhamagaro wanjye utari umuryango utuze mu mujyi, ngewe nkomeza gukora umurimo w'Imana, nzaha nkaharara igihe ubundi ngataha. Buri munsi, buri cyumweru, ndetse na gahunda zitandukanye zo mu mibyizi nkaza. Urumva ni urugendo rutoroshye, kugenda ibirometero hafi muri 40 uza gukora umurimo w'Imana. Inzitizi ya mbere urumva nagize ni ukubona ubushobozi bw'amafaranga. Buri gihe ngomba gutegesha transport irangora, yagiye ingora, ariko Imana yashyigikiye umuhamagaro uri muri nge, ikajya inshira inzira. Sinigeze mbura transport, sinigeze mbura uburyo bwo kuza gukora umurimo w'Imana. Iyo ni inzitizi ya mbere ikomeye nahuye nayo, ariko Imana yampamagaye, yampaye impano, yaranshyigikiye, yabanye nanjye. Yego. Imana ishimwe cyane kuba Imana yaragushyigikiye, kandi gakomeza kongera imbaraga zo gushobora gukora umurimo w'Imana iyo myaka yose twavuze kuva 2007 kugira none haciyemo igihe kinini cyane. None mu urwo rugendo rwose rwo kuva Gisenyi uza hano, nibihe wagezemo ukumva ushidikanije Imana? Ibihe bikomeye nahuye naho byatumye nshidikanya. Mu by'ukuri ni uburyo nagiye nsengera abantu bakagira umugisha, nkasengera abantu barwaye indwara zigakira, abafite ibibazo bagasubizwa, ariko mu by'ukuri ngewe najya kureba iterambere nkasanga riri hasi cyane. Mera nka Yohana cyagiye Yesu amutumaho ku kirwa cy'Ipatimo. Yohana atuma kuri Yesu kirwa cy'Ipatimo, mubwire ngo ndaha kandi mfite ibibazo. Aramubwira ati genda umubwire ngo impumyi zirahumuka n'ibirema birimo biragenda. Nanjye nageze muri ibyo bihe ntangira kweba nkavuga ngo mbese ejo hanjye hazaba hehe ko mbona ntacyo ngeraho gifatika gikomeye, ndi umukozi wawe ngacika intege. Ariko Imana yo mu ijuru yagiye ikomeza kunshira inzira, irandwanira, iranshyigikira kuba ko yashyigikiraga ko umurimo wayo ukomeza kuba aha ngaha. Ariko turashima Imana ko mu by'ukuri Imana nta kitakoze. Ibyo nubwo nagendaga ncika intege, ariko nagiraga izindi imbaraga zo gukomeza umurimo w'Imana bitewe n'imirimo n'ibitangaza Imana yankoreshaga. Abarwaye bagakira, abadafite umugisha bakagenda bawugeraho. Ndetse iki gice n'aka karere, iki cyaro twaragihinduye kubw'inyungu z'umurimo w'Imana. Baragihinduye, amazu meza yarahageze, amakaburimbo arimo arakorwa. Ni ukuvuga iki gice ni igice nyaburanga, abanyarukerarugendo banyura aha ngaha bagenda mu iyi misozi. Iterambere ryaraje, urabona bahinga ikawa cyane. Ni ukuvuga ngo aha ngaha hari amafaranga, abantu bagiye bagira gusirimuka gutandukanye. Turi ku Kivu, hari amafi. Abantu rero mu by'ukuri nagiye mbona bagenda batera imbere, nkagira imbaraga zo kubana nabo, ndetse
no gukunda umurimo w'Imana no gukunda abana b'Imana. Ibyo bituma nkomeza gushikama kugeza n'uyu mwanya umurimo w'Imana urakomeza. Ibyo ngibyo bimpa imbaraga zo gushikama mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane kuko Imana agiye gushoboza. Ubundi Paul yavuze ngo dushoboza byose na Kristo uduha imbaraga. None mu byonsi mu bijyanye no gukorera Imana no gusenga, burya buri karere buri gihugu kigira igihanda, buri karere kakagira ibihanda. Ningi bihe bihanda, nituvuga ibihanda yenda batabyumva, buri gace kagira sembivuge gutera kagira ibyaha byaho cyangwa se kagira ibibi byaho cyangwa abadayimoni bagatsikamiye igice runaka. None ningi bihe bihanda yenda waba uhangana nabyo mwaka gace ku buryo wumva rwose umuntu yakomeza kugusengera kugira ngo Imana ikongera imbaraga ukomeze ugire ubutsinzi buturutse kuri Yesu. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ugendeye no mu mico ya Kinyarwanda kera habagaho kurangwa no gucuragura n'ibindi bitandukanye bakoraga Imana z'ibigirwamana bitandukanye, ariko mu by'ukuri ibyo ngibyo Umwami Yesu yarabidukuyeho ndetse aramenyekana. Ibyo bihanda byinshi byagiye bivaho, ariko mu by'ukuri aho umuntu agira aho akorera, umuntu akagira atera arwaniraho, ariko akagira n'ibihanda arwana nabyo. Kuvuga ngo iyo uri kurwanira ahantu utashoboye kumenya umwanzi mu rwano uwo ari we, ntushobora gutsinda urugamba. Aha ngaha rero byansabye kugira ngo manze maîtrise situation y'ahantu, menye ibihanda bikorera aha hantu, menye neza nizihe mbaraga zirwanya iki gice kugira ngo nshobore gukora umurimo w'Imana iyo myaka 10 irenga. Nuko mu by'ukuri nashoboye kwinjira mu ndiri y'umwanzi mu buryo bukomeye. Rero birabantu turwana n'abafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mu kirere n'imbaraga z'ahantu hatagaragara. Imbaraga zo mu kirere n'imyuka y'ahantu hatagaragara, hari imyuka ituruka muri iki kiyaga cya Kivu, imbaraga zitsikamiye. Babona duteganye na Kongo, izo zose n'imbaraga zituruka mu mazi twagiye turwana nazo. Hano hakaba hari igihanda mu by'ukuri twakwita umudayimoni utera abantu kurwara bagafatwa n'ibintu by'imyuka yo kuvugishwa ndetse no kuremara bita ngo ni ibitama. Iyo myuka rero y'ibitama bisa naho mu by'ukuri ariyo yatsikamiye iki gice. Abandi bajya babita ngo ni ibitega, ni imizimu itera abantu, ikabatera kuremara, abandi ntibashobore kuvuga, abandi bagahinamirana. Ibyo byita ngo ni ibitama. Iyo bigufashe mu by'ukuri ntago bigira isura, ni imyuka itagaragarira amaso y'abantu. Nuko babyise. Ariko iyo myuka iyo igufashe barayiguteza. Iyo bayiguteye rero wowe n'umuntu uyifite ashobora nawe kuyigushyiramo ikagufata, ntushobore kuvuga, ntushobore kugenda, ntushobore gutambuka. Rimwe na rimwe bamwe bakabibiragi kubera ko iyo myuka yabagezeho. Kandi uyo yafashe babyita ngo nukubyoroza, no kuvuga ngo ngewe tumenyanye mfite iyo myuka tugakundana, ndayiguha nyigushyiremo nawe uyishyire mu bandi bantu, bisange ari uruhererekane. Izo mbaraga rero twarwanye nazo bikomeye cyane. No kuvuga ngo abo bazana abantu barwafashwe n'iyo myuka mibi, tugasenga Imana igakora ibitangaza, imyuka ikabavamo. Ibyo rero byatumye nshikama. Baravuga ati uyu umukozi w'Imana waje kurwanya ibi bintu byari byaratuzonze, byaratubeyeho karande. Imbaraga Imana ziramfasha, Imana inkorera ibitangaza. Ibyo ndwana nabyo, mpangana nabyo. Icyo nicyo kimenyetso gikomeye cyangaragarije ko Imana iri kumwe nanjye, bituma iki gice cyose ngifata. Baravuga ati noneho twabonye umukozi w'Imana ufite amavuta ushobora guhangana n'imyuka mibi yari yaratuzambije aha ngaha. Ibyo rero bituma nkomera, kandi bituma umurimo w'Imana wamamara, kuko Yesu yagiraga ahari ibirema akabikiza, huye n'impumyi akazihumura. Nanjye rero nageze aha ngaha mpangana n'icyo gihanda, mpangana n'izo karande n'iyo myuka, ariko kubw'imbaraga z'Imana uyu munsi ikirere twarakibohoje mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane kuba Imana nashoboye kugukoresha iyo mirimo yose n'ibitangaza byose ugahindura. Ubundi mu ndego nkuru za Yesu nuko yavuze ngo mugende muhindure. Ubwo rashoboye ko iyo ndego yo guhindura bari abanyabyaha bakaba abakristo, ahari ibyo wavuze ngo ibitama cyangwa se ibitega bakabikira, bakakira Umwami Yesu. Uyu munsi akaba ari abaririmbyi, akaba ari abakozi b'Imana. Ni ukuri biduteye kwishima cyane. None hari ibicandege Satani ajya arasa ku bantu b'Imana. Yenda uko gukoreshwa n'Imana ndangaruka mbi, abantu babyuririyeho bakagusebya.
ibyo ntibyabura kuba, ko na Yesu yageze akora umurimo w'Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreshaga, bageraho bavuga ngo nawe ngo ni umudayimoni, ngo ni Beelzebuli. Uko kugutuka Yesu rero nanjye barabikoze, kuko hari abantu batajya bemera imbaraga z'Imana. Hari umuntu arwaye ibintu bidasanzwe niba byakize ngo ni imyuka yindi ngo yo bakoresheje. Abano bantu twababwira iki ushingiye ku mirimo Imana agiye igukoresha? Rero nshingiye ko na Yesu batamwemeye ndetse bakamwita dayimoni Beelzebuli, nanjye ibyo nahuye nabyo abantu bavuga ati hoya ibi bintu byari byarananiranye, ariko uriya muntu ushobora kubishobora nawe ashobora kuba ari umurozi ukomeye uturenze, kubera ko imbaraga ziri muri we zitandukanye n'imbaraga zacu. Ibyo rero bamaze kubivuga barabyamamaza ahantu hose, ariko nyuma yaho baze guhishurirwa neza ko ari imbaraga z'Imana zitandukanye n'imbaraga zabo n'iz'iyo myuka mibi. Ibyo rero biduha gukomeza no gukomera gukora umurimo w'Imana, kandi biduha gushikama, kandi ntibyaduciye intege cyane, kubera yuko tuzi ko dukurikiye uwaduhamagaye, kandi nawe mu by'ukuri yarageragejwe, kandi niwe cyitegererezo. Biriya ngo nzaba icyitegererezo cy'abazamwizera bagahabwa ubugingo buhoraho. Dufite icyitegererezo niwe Yesu, kandi ubugingo buhoraho turabubikiwe kubw'inyungu z'uyu murimo w'Imana. Turaho turashikamye kandi turakomeje gukomeza ubwami bw'Imana kugeza Yesu agarutse. Urakoze cyane mushumba kudusangiza amakuru y'aka gace, n'uburyo muhanganye n'umwanzi wa hano, n'imiterere ya hano, n'ibyo Imana agiye bakoresha hano. Reka ducunguze uburyo umwete tubwira abakunzi bacu ngo izindi gahunda cyangwa se irindi vugabutumwa muzarikomeza ku zindi video zizakurikiraho. Reka tugusabe usuhuze abakunzi bacu mu ijambo ry'Imana mu minota 5 yonyine, kandi nanone twongere tubabwire ngo turabahereza akanimero k'umukozi w'Imana kugira ngo mujye musengana nawe igihe cyose mushaka gusenga Imana. Yenda ushobora kuba ufite ikibazo, ufite uburwayi, ufite karande, ufite ibintu bikomeye cyane, ufite indwara ikumazeho imyaka, ndababwira ko uyu mukozi w'Imana nawe ari buze kubibafashamo. Turakwakiriye murakoze cyane bene data bashiki bacu bari mu bice bitandukanye, bari mu bihe bitandukanye badukurikiye kuyica no turagira ngo tubabwire ngo mu by'ukuri dufite ijambo ryiza turiho tugenderaho muri iki cyumweru cya 10 umurongo wa 27. Bibiri avuga neza ngo umutwaro baguheteshaga uza kuva ku bitugu. No kuvuga ngo hari imbaraga zo kwakira amavuta mashya, hari imitwaro idutsikamiye. Wowe utsikamiwe n'ibintu bitandukanye, utsikamiwe na karande z'ubukene, z'ubugumba, z'indwara n'ibintu bitandukanye, amatiku n'imyiryane mu miryango. Ndagira ngo ubwire ngo hari amavuta mashya, hari imbaraga nshya. Abo mutwaro turimo turasenga ngo Imana ugukure ku bitugu. Mutwaro kuriho ntago nkuzi singusobanukiwe neza, ariko wowe ubwawe udukurikiye urebe ngo umutwaro kuri ku bitugu cyangwa se umutwaro baguhekeshaga ndi Imana ugukureho kandi gusigwa. Turasabira amavuta mashya, turagusabira imbaraga nshya. Imana igusige, Imana igusige gukureho umutwaro, Imana igusige amavuta y'umugisha, gukureho amavuta y'umuvumo. Hari aho washyizwe, hari umutwaro mu by'ukuri Satani aguhekesha ubwihebe. Abantu benshi baheze mu bwihebe kubera ubuzima babayemo. Wowe wihebye ndagira ngo ubwire ngo hari amavuta mashya gukuraho ubwo bwihebe, hari amavuta mashya gukuraho uwo muzigo, hari amavuta mashya mu uyu mwanya agukuraho mu by'ukuri ubwo bukene n'ubwo butindi. Muri uyu mwanya ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana igutabare igukureho umutwaro baguhekesheje, wahekeshejwe n'imiryango, wahekeshejwe na za karande. Uyu mwanya bakaba batifuza gutera intambwe, ariko muri uyu mwanya ndasaba kugira ngo imbaraga z'Imana zongere zikubeho. Amaraso Yesu agutwikire, wowe wihebye, wowe unaniwe, wowe urushe. Yesu aravuga ngo ni mwese abarushe n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Dufite uburuhukire muri Yesu Kristo. Abamwemeye wese yabagize kuba abana b'Imana. Ndahamagara imbaraga z'Imana kugira ngo zikubeho, zikurwanire kandi zikurengeye. Wowe wihebye, wowe uryama ukabura ibitotsi muri uyu mwanya, ndasenze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ngo Imana igutabare, iguhe imbaraga nshya, iguha icyerekezo gishya, iguha ibyiringiro bishya by'ejo hazaza, kandi amavuta y'Imana abe ku buzima bwawe. Nawe urwaye aho uryamye ntago hariho Imana mu by'ukuri ishaka kuba, aho zose ni imbaraga z'umwijima zigutsikamiye, ariko ndavuga ngo haguruke mu izina rya Yesu. Imana igutabare ikurengere. Imana niyo kwizerwa kandi Imana niyo kwiringirwa, ikomeze ibagirire neza kandi ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Dusengere dusoze, ibindi tuzakurikirana andi masomo. Amen. Harya iryo somo ngo ni Yesaya igice cya 10 umurongo waho wa 17 wa 27. Sawa, amasomo muzayakurikirana igisobanuro cy'ijambo ry'Imana. Umutwaro baguhekeshaga kandi ubwo buretwa busakurwaho no gusigwa. Imana ihabwe icyubahiro. Muzakomeza video, Imana ikomeze kubagirira neza.
dusengera Imana Mana dusoze. turagushimye kuko abanye natwe, tugushimye kubw'ikiganiro cyiza tugize, tugushimye ko bacyumvise, Amen. uzagikurikira wese azakibonemo imbaraga, azakibonemo umugisha. Turagushima kubwa Pastor Laban, Amen. turagushima kubw'itorero ryose Sun Temple, turagushima kubw'amateraniro, turagushimye kubw'igihe uduhaye. Dusengeye buri muntu wese wakurikiye iki kiganiro, dusengeye buri muntu wese washoboye kumva, dusengeye buri muntu wese uzanagikurikira, kugira ngo data uzamuha imbaraga, uzamuha umugisha, uzamwagurira imbago, uzamucira inzira, ibirwanya buri muntu wese muri ibi buzima byatuma iri jambo ritazageraho muvana naho rimujyana, rikurweho kandi ritsindwe mu izina rya Yesu. Reka ugaragare kandi uneshe, utsinde, urwanye ibiturwanya, uhiga ibiduhiga, tugira ngo tube mu bwiza no mu mugambi wawe. Turagushimye kuko uri Imana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa, ibyo ukoze ndetse n'ibyo uzakora twiringiye, tuzi ko uzabikoresha kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen, 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 amen.